n'umugore mwiza wari urimo gukora amasuku, ariko muba urabibona nawe umwambaro yambaye washyize hanze ubusa bwe bwose. Barakwereka acyunamye ari gukora amasuku, hari uwaje yinjiye arebye uno mugore wunamye, araroba arangije ahita yikoroza. Amajije kwikoroza umugore nawe yahise yunamuka ahita amenya yuko muri iyo nzu arimo nawe hari undi muntu urimo. Arangije aravuga ati bite ko mbona ntakuzi, ariko atangira kwikora mu misatsi ameze nkaho rwose atangiye gukaranga akanyobwa. Arangije aravuga ati njye ndi umucuti wa Laura ndetse ndi boyfriend we. Nawe araje rwose, wumva arimo arabivuga ameze nkaho ari kwiga indimi no kubivuga ngo abisoze byamunaniye. Arangije ako kanya Laura yahise nawe yinjira. Mbabwire yuko uno mwana w'umukobwa witwa Laura uno ni inshuti ye cyangwa se boyfriend we, bakaba bigana muri kaminuza. Kandi noneho igikurikiyeho uno mama mureba hano wari wunamye ni mama wa Laura, nibo babana bonyine, yamubyaye akiri mutoya cyane mu myaka 14 15. Niyo mpamvu ubona nyine na mama we akiri mutoya kandi agifite itoto. We rero tugiye kubana muri aka gafilime kacu, banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha. Kandi wowe wamajije kuyikora nawe turagushimiye cyane rwose, uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Agafilime kacu rero twagakomereje hano mama wa Laura akimara kubona uno musore yahise amubwira ati ni karibu musore mwiza, rwose uri mwiza cyane, ntabwo nabitekerezaga yuko umukobwa wanjye yaba azi guhitamo gutya. Umusore rero nawe yegeye imbere, arangije afata akaboko k'uno mubyeyi, arangije aramusoma. Ubwo nyine niko kumusuhuza mu muco wabo nk'uko musanzwe mubibona hirya no hino. Ako kanya rero agafilime uko gakomeje, barakwereka umumeri yakomeje kureba umusore uri hano akajya arabya n'indimi. Aravuga ati mama rero twari tuje hano kwiga kubera yuko muri iyi minsi dufite ibizamini bikomeye cyane. Undi aramubwira ati yego mubyeyi, dore twari tuje kwiga, niyo mpamvu nyine nzanye na Laura hano mu rugo, kandi bikaba ndumva nishimiye cyane yuko nkubonye. Ako kanya Laura yahise abwira umusore ati ngwino tugende rero, tugende mu cyumba hanyuma dutangire tujye kwiga. Uko barimo baragenda umumeri hano yatangiye kuvuga ati uyu nguyu rero rwose ntago agomba kuncika noneho, ewana ndakoresha uko nshoboye kose. Ibyo ngibyo birangiye rero bongera kutwereka abana bamaje kugera mu cyumba. Hano barakwereka Laura yarahagaze arimo kureba muri telefone, ariko arimo no kuganira n'umusore. Gusa umusore we yari yicaye ku gitanda aho ari kureba mu muryango ndetse aganira na Laura. Kumbi barakwereka mama wa Laura yaraje atangira gusa nkaho atangiye gukarangira umusore hano, akajya yihindukiza akamwereka ku kibuno uko ameze, akamwereka buri kimwe cyose. Umusore ageze aho ngaho aravuga ati Laura uzi n'ibindi, ndumva rwose mfite inyota, ndumva inyota nyinshi. Ati ariko nta kibazo, wikirirwa unzanira amazi, reka njyewe njye kuyirebera. Ati sinabonye igikoni kiri hano hafi. Undi aramubwira ati nta kibazo genda, nanjye ndimo ndareba ibintu turi buhereho twiga, urasanga amajije kubibona ibintu byose amajije kubishyira ku murongo. Laura rero dore agume mu cyumba narangiza aniyicarire, kubera ko yumvaga rwose nta kibazo, ibintu birimo amahoro n'umutekano. Arangije uko akomeje gushakisha amasomo ndetse areba n'ibyo bagiye kwiga we na sheri we, undi nawe yagiye. Yamubwiye yuko agiye kureba amazi, kumbi yagiye akurikiye mama wa Laura. Amaze kumukurikira barakwereka yari ari hano atangiye kugenda azamura ikanzu gake gake. Umusore nawe aje hano yahise rwose atangira no kwasama hahandi rwose yenda guta n'inkonda. Arangije umugore hano yatangiye kugenda abyinamo gake gake, arimo kugenda anyongera umusore wari uri hano. Ibi ngibi noneho uno musore kandi uno mumama yavuze yuko ibi ngibi rwose atari bumucike, ntago ari bumucike. Umusore yagize isoni, arangije yipfuka no mu maso. Akimara kwipfuka mu maso aravuga ati noneho reka mbe ngiye, ndabona rwose ibi bintu bitoroshye. Undi aramubwira ati oya wigenda,
erega ngwino, ese we ntabwo ubona yuko rwose akajya asunika n'umusatsi rwose kugira ngo amwereke buri kimwe, arambwira ati rwose ndagushaka sinzi impamvu uri kwiheza kandi ukigira n'umwana, ati ngwino hano, arangije yuriye imeza yari ari aho ngaho, arangije ayicara hejuru, akimara kwicara hejuru aramubwira ati ngwino rwose, ntubona ukuntu umeze neza, ibi byiza byose rega ni ibyawe, humura umwana wanjye ntabwo ari buze, nta n'ikintu azamenya, wowe ngwino. Undi atera intambwe, ese koko yaba agiye kuryamana na nyirabukwe? Erega uyu ni nyirabukwe kubera yuko akundana n'umukobwa we nubwo batarabana, ariko byibuza muri ejo hazaza baramutse babanye yaba ari nyirabukwe. Nawe ndebera iby'abamama b'iki gihe, aba ngaba ni babandi bo bita ba shuga mami. Ese ubundi baracyabahora ba shuga mami? Abantu bemera ko ba shuga mami bakibaho mutere comment turebe uko bimeze. Aka kanya rero gusa ngewe hano ndabyemera kubera yuko muri iyi filime n'aka kanya turimo turareba shuga mami uri hano rwose wazengereje umusore ukundana n'umukobwa we. Gusa umusore nawe yakomeje kumbwira ati urabizi se rwose Laura ari hariya arantegereje, kandi sintekereza yuko cyaba ari igitekerezo cyiza, njye nawe rwose tugize ikintu dukorana, rwose ibyo bintu ntabwo nabikora njyewe, ahubwo reka nigendere. Umusore yatangiye gusubira inyuma, gusa uko asubira inyuma umugore nawe ntiyigeze ahwema, yakomeje kumukarangira koko, arihindukiza yinaga hirya yigarura hino. Umva umugore uri hano rwose simbizi, rwose ibintu biragoranye, ibintu byafashe iyindi ntera. Nawe ndebera koko uyu nguyu ari mama wanjye rwose namukaraba. Reka twikomereze agafilime kacu. Umusore rero yagarutse hano mu cyumba shisha itabona, amaje kugaruka shisha itabona, ageze mu cyumba yaraje araseka ati Laura nizere ko ntagutindije rwose. Undi arambwira ati hoya, arangije amazi ati ahubwo se amazi wayabonye? Ati yego amazi nayabonye rwose, ubu ngubu nta kibazo mfite, ahubwo twatangira tukiga. Laura arangije ati nanjye rero nari maje kureba muri bimwe mu byo twatangira tukiga. Uyu mwana Laura ni umuhanga cyane mu ishuri ryabo, ni nayo mpamvu na boyfriend we aba yaje akamubwira ati reka twigane kugira ngo nanjye unzamure, aba yamuhetse muri make. Arangije ahangaha bakomeje kuganira, ambwira ati rero buriya bibaye byiza njyewe ndumva rwose twatangiye tukiga, cyane cyane ko nshaka no gutaha kare, hanyuma namara gutaha hari n'ibyo nshaka kujya gukora mu rugo. Laura arangije arambwira ati none se urashaka yuko tujya kwigira iwawe kugira ngo ubashe gukora n'ibyo ngibyo cyangwa ngufashe? Umusore ati hoya reka nta kibazo twigire hano rwose, ni nayo mpamvu naje, ati kandi nishimiye kubona umuryango wawe. Ati ariko se nanone kuva wagera hano mbona wahindutse, ntabwo ukiri wa wundi nsanzwe nzi, byagenze gute? Ati cyangwa mama wanjye hari ukuntu arimo arakubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Undi arambwira ati hoya, ati mama wawe nta kintu yambangamiyeho, nta n'ikibazo, kandi twebwe turabizi, tuzi ibiri kubera hirya y'iki cyumba, urabizi n'ukuntu avuye kureba mama we ibyo bari barimo cyangwa se ibyabaye, barakwereka. Laura yamubwiye ati nta kibazo, noneho reka twebwe twiyigire, ati kandi wihangane ndetse ukomeze witwararike, kubera yuko mama wanjye yaramaze iminsi arwaye, ariko ubu ngubu ameze neza mu bigaragara. Niyo mpamvu nishimiye ko ari mama wanjye, kandi mwisanzuraho n'ibintu byose, rwose ikintu cyose ndamubwira. Mama wanjye ndamukunda cyane. Urumva umwana aba ari proud ya mama we, ndetse nta nubwo atinya kuganira n'inshuti ze ibya mama we. Barakwereka rero hano bamajije kwiga, baje hano kunywa ka cyayi mama we yari amajije kubategurira, arangije ariko akomeza kubaganiriza, ariko akajya areba umusore cyane, akajya amureba cyane, ari nako amubaza n'utundi tubazo twinshi. Ati none se umwana wanjye mumaranye igihe kingana gute? Laura agahita asubiza ati mama tugiye kumarana nk'amezi 2, ndumva ari hafi rwose. Ahangaha kumbi uko bicaye arimo aracisha akaguru munsi y'ameza akakazamurira mu maguru y'umusore. Uno mumama rwose simbizi pe, ngenda abona ateye ubwoba, sinzi ko uno mwana w'umukobwa azabasha gukomera muri uru rukundo arimo, namara kumenya ibyo mama we arimo
kugenda atega nk'imitego ku mukunzi we. Barakwereka rero agafilime kacu karakomeje ndetse ibyo ngibyo ugakomeza kuzamura amaguru ye ayakoza ku musore. Umusore yageze aho ngaho arangije aravuga ati ese ibi bintu noneho mbigenze mbibwire umukunzi wanjye. Aho ngaho rero umusore akirimo kubitekereza, hano Laura yahise areba ku isaha, amaze kureba ku isaha aravuga ati sheri ndatekereza ari nacyo gihe ndabona wataha kubera yuko ndabona wumajije kwira pe. Umukobwa akimara kubibwira gutyo sheri we nawe yahise avuga ati yego rwose noneho ahubwo reka ngende ndabona bunije wa mugani ngire n'igihe ndi buze kuryamira mu gitondo ni amasomo. Mama wa Laura yahise yitanguranwa ati none se wareka nkagutwara nkakugeza mu rugo? Ati nimba nta kibazo. Na Laura nimba bishaka aze nawe tugende kuko ni mu modoka. Umusore yahise abihakana aravuga ati hoya nta kibazo reka ngende nere kubagora rwose ntago numva ari ngombwa reka nijyane. Umugore yakomeje guhatiriza aravuga ati none wanze yuko ngutwara mu modoka koko? Humura nta kintu uri bube, ati ahubwo reka mfate agasakoshi rwose muherekeze nkujyane nkugeze mu rugo iminota mikeya cyane. Ati ahubwo haguruka tugende ntukange ibyo umubyeyi aguhaye ariko. Ati haguruka abana b'iki gihe sinzi ukuntu mwabaye, nawe rero urabyumva. Kumbi aragira ngo aprofite ajyane n'umusore mu modoka, mwabonye ukuntu arimo kugenda amwiyegereza gake gake. Ubwo rero mama we yakomeje kumubwira ati Laura nta kibazo nimba udashaka kuza ngo ujyane natwe nta kibazo guma hano. Kumbi na Laura yari yatangiye kubibona yuko mama we yamajije gukunda uno musore. Arangije umusore nta kindi cyabaye yasomye umukunzi we ku itama, amajije kumuhereza akabizu ko kumusezera. Hano mama we yahise afata umusore agenda amukwega amutwara. Gusa Laura arabireba byose yamajije kubona yuko mama we ashobora kuba yamukundiye umukunzi kandi abona yuko rwose bigoranye cyane. Aravuga ati rwose bano bantu ndabona natangiye kubakeka bitaraterana kabiri. Barakwereka rero mama wa Laura yazanye umusore, dore bari bageze hano, aha niho umusore atuye. Arangije aramubwira ati mwakoze cyane pe ndabashimiye kumpa lift. Umusore agiye kugenda umumama yahise amubwira ati buretse gatoya hari ikintu nshaka kukubwira. Ese noneho agiye kumubwira iki? Reka natwe dutege amatwi twiyumvire. Yahise amubwira ati buriya rero ejo Laura afitanye randevu na dogiteri we. Undi aramubwira ati none se uragira ngo bigende gute mubye? None se nzamuherekeze? Ati nta kibazo nimba ushaka ko muguherekereza rwose namuherekeza kubera ko Laura nanjye ubu ngubu ari mu nshingano zanjye nk'umukunzi wanjye. Rero ku bijyanye no kumwitaho byo rwose nabikora nanjye namuherekeza. Ati hoya ntago ibyo mvuga ari ukumuherekeza kwa muganga, ahubwo njyewe ndagira ngo mu gihe Laura azaba yagiye kwa muganga uzaze rwose mu rugo iwanjye nzaba mpari ndi njyenyine tube turi kumwe nanjye rwose unkize ririya rungu mba mfite iwanjye. Ati ariko se nta nubwo ushaka kugira ngo dukomeze aho twari tugejeje uyu munsi? Ndamubwira ati none se mubyeyi koko urakomeje uragira ngo ukomeze uhemukire umwana wawe? Ese njyewe uragira ngo muhemukire? Undi aramubwira ati ariko hoya ibyo ngibyo ntukabyiteho. Ati ugomba kunyitaho kandi na Laura ukamwitaho. Ati ahubwo genda ubwo ejo tuzahura, ejo 9:00 nimba ubishaka rwose uzaze nzaba mpari kandi nzaba nkwiteguye. Yaramusezeye rwose amuha n'akabizu kamwe gafurayinga k'akanyugunyugu. Arangije amajije kumusezera umusore yarigendeye. Reka tuze turebe nimba ari buhitemo 9:00 akaza cyangwa se naba 9:00 ataje turamenya yuko rwose ibintu byo guhemuka yabishyize ku ruhande, yanze kuba Yuda pe akanga kuba umugambanyi. Reka tuze turebe ko atari bube Yuda. Ako kanya barakwereka Laura byari mu gitondo. Arangije abwira mama we ati mama ngiye kugenda ku ishuri ati kandi ndabona n'ubundi ngiye nkererewe
bibaye byiza naza gukomerezaho nkajya kwa muganga. Ati reka ibyo ku ishuri mbyihorere ahubwo nigire kwa muganga. Yakinzeho urugi amera nk'aho agiye, mama we agira ngo nyine aragiye. Barakwereka rero Yuda yaraje, boyfriend wa Laura amajije kuza ni ukuvuga ngo yemeye diru, ibintu byose yabyinjiyemo, yaje kubana cyangwa se yaje gukorana na nyirabukwe. Barakwereka yaje anyonyomba, akimara kuza anyonyomba kandi twamaze kubibona yuko Laura ntabwo yigeze ajya ku ishuri, ahubwo yamajije gukeka mama we n'umusore bakundana, arangije amera nk'aho yagiye, kumbi ari mu nzu hano. Barakwereka rero wa musore akimara kuza, mama wa Laura yatangiye kuza amufata, amuhobera, amukora kuri six pack ndetse ewana ahantu hose, arangije aramubwira ati noneho rero ubu ngubu ni karibu rwose ninjye nawe. Laura yamajije kugenda, ubu ngubu rwose ni karibu, ngwino mu cyumba, nta nubwo ari ngombwa ko tuganirira muri salo, muri salo biba ari akajagari, ngwino rwose. Barakwereka umusore nawe yaratangiye arunama atangira gusomagura mama wa Laura, arangije umugore nta kindi cyabaye yaravuze ati karibu mboga zizanye, yatangiye kumwurira, arangije ntakomeze kudutera umwaku gusa nicyo navuga, arangije atangira kuryama hejuru y'umusore, namwe murabyumva nyine byakurikiyeho. Arangije mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo, kumbi Laura ntago yigeze atinzamo, yahise aza. Amajije kuza yakubiswe n'inkuba, agiye kubonabona mama we ndetse n'umukunzi we baryamanye mu buriri, barimo barasomagurana. Arangije akivuga bose bahise bikanga, ndetse na nyina ahita abyuka kuri wa musore agiramo ubwoba bwinshi cyane. Wa musore nawe yahise agiramo ikikango, aravuga ati Laura urabona buriya nagusobanurira. Laura arangije aramubwira ati oya, ntacyo ufite kunsobanurira rwose. Laura yararize cyane, agira agahinda kenshi, arangije avuga ati ntago nakwizera yuko ari wowe unkoreye ibi ngibi. Ati nari nakubwiye ko mama wanjye rwose agira ikibazo. Ati none reba nawe koko waje wumvira ibintu byose yakubwiraga. Ati ubu se nizere ko ari we wagushutse? Ati ntago mbyumva pe. Arangije umusore yarahagurutse, arangije aramubwira ati ndavuze ngo sohoka vuba hano, genda kandi nkubure no mu buzima bwanjye, ntuzongere kumpamagara cyangwa se kumvugisha n'undi munsi, urampemukiye kandi nari narakwizeye ndetse naraguhaye n'umutima wanjye wose. Mama we rero yasigaye ahangaha arimo kwisobanura ati Laura rwose sinzi ukuntu byagenze, ariko rwose numvaga uriya musore arimo arankurura pe, sinkubeshye mwana wanjye. Arangije arambwira ati Laura ni ukuri mbabarira, nanjye ntabwo byari njyewe rwose mwana wanjye, ntabwo nari ngambiriye kuguhemukira. Ati sinzi rwose ibintu byamfashe cyangwa se ibintu byari byanteye. Ati rwose mbabarira mwana wanjye. Undi arambwira ati mama ibi ngibi noneho ni ukurengera, njyewe rwose ndumva byandenze, reka nze nigendere njye gushaka ahandi hantu mba. Ni uko nguko ibya Laura na mama we byarangiye. Turabashimiye cyane mwese mukomeza kubana natwe. Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zacu zutaha, ndetse udufilime twacu tw'urukundo ni akagaruka. Turabakunda cyane.